bamubwire wa gisaza nasanze utumba wowe kigukwiriye n'ingoni cya gisaza ko kirenze ongera bamuze nabonye ko tugiye kugura nyuma neza ngo ariko tunitwikore nyuma neza rwose fasha dukubite iki gisaza aha aha bayo yewe kuvuga ngo yemuko burangiye nye kubona mise nibona nk'umuntu uri mu ijoro kabisa ariko se ni wowe urya nijoro ibi bisaza by'iki gihe byabaye gute se nawe ntuvuge nabi nashatse kukubaza iri joro ritoya ndimo kubona ni wowe urigena ndakubonye numva ngeze mu ijoro none se wariremye cyangwa baragusetinze kuri igicucu bigeze urukona nyandi kamera ngo baransetinze ntabwo mvuze kuri kamera ahubwo uri indorogamo umuntu yakirebamo ndorerwamo ngaho ndebamo icyumba ugeze ye ubwo maye karibu birumvikana ko n'ibyawe byose wabimaye rero ni ukuvuga ngo igikobwa cyiza gisa neza gusa waritse kumbwiye ngo nkwirebemo si umbwiye ngo ugere ngo ndi ndorerwamo se ndebamo reka nkurebemo sawa nkunda kwirebamo ariko nyine igikobwa reka ni rero nawe rero ntabwo utanga karibu wose nakubwiye ngo nimba utirebye zamuka ukinye ibishyimbo njya numva nkaba kurinda imisozi ariko ni ukuvuga ngo basi nta kuntu umuntu yagusaba agaserivisi gatoya ukakamukorera ngo agaserivisi zagasabe kwa jina la Yesu mundebereye umuntu yewe n'ubundi nzabona abandi waba we yibagiwe akantu gatoya ntabwo azi ko njye ndi batiri kandi nkunda ibikobwa byose aha aha bayo igorata mae kibaye ikigoryi noneho wala ndakibaje kimbuye kimwego aha God have mercy upon us. what be this God have Jesus ariko wa gisaza we ntabwo njye ugira ubwenge ndabufite yaba ufite ntabwo uba waje gukomanga ku gipangu cyawe tunguwe pe niba ijya gutungura ujya kujya gukomanga ku mabuno ya nyoko ariko muko nawe rero ako kantu nazamo ntabwo ari so nakukoba kinyona n'amazuru niko nakubwiye basi se nako binteye isoni ariko ni ukuri pe ni uko nyine ibyo wari ugiye kuruka nyine biguteye isoni ariko se ubu ndaruka koko uwo musaza ushobora kugutamo bikakurenga sibyo no kuruka uri kuboga mbaye agahinja aka kanya agahinja se ko kagira ubwenge reka abafasha nkamwe muri iyo muri kugenda mukuru ubwenge bugenda bumanuka reka nkwereka akantu kamwe kugira wemere ko mbita urukundo kandi nabwubatse ku mutima basi uranyemerera
urabona njye mfite ikibazo cyo kwirirwa nakubasaza nkawe ko nibura wakanyumvishe nubwo nshaje kandi gusaza ni ugusahurwa pe nanone imyaka ni imibare ngiye kuba nshaje ntibivuze ko nagutunga ngo ugire ute uranunga se ngenda uruhinja uranunga se ndi ihene afite ubundi wowe mo ndakwinginga ibigisembe cy'amafaranga n'amamodoka nanjye unyinginga sinabigutumye aya mamodoka n'ibiki byawe n'amamodoka reka sha are kwifata ari gukambata nk'akantu kari aho ngaho kadafite shinge na rugero ariko Igorata. turashize noneho ubu niyingegereje kunesha umutwe ubu iki ngiki nticyaba ari n'ikijura ariko sha aho ngaho uri guhengerezamo ibiki shani ni wowe se ahubwo nahereye kare nkomanga nabuze umuntu unyingurira ko nabanaga uri guhengereza ushaka iki mu gipangu ariko shani nawe usibye kubica kure niyo nawe ufite icyo ndi gushakamo ufite ikibando kingana gutya urumva nakubwira iki ikibando nyine urabyumva nawe uri kunyumva neza hano hari igisaza kinesheje umutwe kimbuza uburyo yirutseho kuzamuka iyo ruguru kumanuka ubwo rero nawe sinamenya icyakugeza ku buryo iki kibando ndataba nyifite we igisaza none se ugiye kumfatanya n'igisaza kandi igihe mwamba yakubwira ko ari igisaza cyahoze kiri kunesha umutwe ntabwo wumva uragera se mbivugishije ariko se muko wacishije make nibyo ndi kukubwira utari kubyumva nawe nkubona urenga yego wavuye ngo ujye kwa mama ariko icyo ntanzanye hano yanzahari noneho iragarutse erega nagukunze pe kamubwire kuri ku izina ry'Imana nagukunze pe ariko rero Toni udakora amabara wa mukobwa bamubwire wa gisaza nasanze utumva wowe kigukwiriye n'inguzi cya gisaza ko kirenze ongera bamuze nabonye kateje njye kugukorera sa urimo neza ngo ariko turi twikorera urimo neza rwose fasha dukubite iki gisaza